ariko rero buriya abazungu kwanga abatutsi babitangiye kera, baraje bahemba abahutu bagiye bikoreye amasanduka ngo nibo bavunitse, noneho baza Musinga atabitayeho. Yakundaga Abadage kuko Abadage bamufashije igihugu, kuko basanze cyenda kumunanira, abantu baranze ko kumuyoboka neza ngo bimere neza. Ababiligi n'Abongereza bari bashatse kugira ngo bahere i Bujumbura basature, icyatsi kimwe kijya kuri Kongo baze batyo basature bageze mu birunga. Twifashe ibyanwa bya Padamuka, ariko iki ntikibeshyeye cyahere ngo ni intumwa, uwagitumye nticyagiye no kumubwira ubutumwa, cyaheza agikubita urushyi. Musinga bamushiriye ko yangaga abazungu, yangaga Ababiligi mbere. Kandi Musinga, Musenyeri Hiriti wabanje Kabgayi w'Umudage, aravuga ati nutiga abazungu bazakwica ubimenye. Ati ubimenye ko uzapfa, nutiga ngo tukurwaneho ibyawe bizarangira. Musinga rero ngo yangaga kujya mu mandwa z'abazungu, kandi bukeye rero Kabare kaza kugonda, abapadiri bamwoherereza intumwa ziza kwa Kabare, arazakira ngo asangira nazo. Inkuru igeze ibwami rero ikoze kuri mushiki bati Munyuzangabo atanze igihugu, agiye mu mandwa z'abazungu, yakiriye intumwa z'abapadiri. Yaba umukecuru nawe yari umukecuru muba arikunguza, Kabare ati tubuze, ati nabonye ari abantu nk'abandi. Ubwo ariko Musinga Ababiligi bamaze kuza, buriya habayemo ibintu byinshi utashobora. Noneho baza Musinga atabitayeho. Yakundaga Abadage kuko Abadage bamufashije igihugu, kuko basanze cyenda kumunanira, abantu baranze ko kumuyoboka neza ngo bimere neza. Umuntu bari bazi Rwabugiri rero araza ubwami ni Rutarindwa. Aho Rutarindwa rirapfiriye, abantu batangira kwigomeka. Noneho ubuze ko Abadage nyiri ngo baje mu mwaka w'1899 nibwo nyiri ngo bageze mu Rwanda, Abadage ba mbere. Wa Mudage waje mbere wo bita Godoni waturutse hano, yaje mu 1894 kuko yasanze Rwabugiri ikageyo. Noneho rero basezerana ko azagaruka akamwigishiriza abantu bakabana. Ndati zatebuke agiye, Abadage bagiye kugaruka basanga Rwabugiri yaratanze, basanga Rutarindwa baramwishe. Rutarindwa bamwishe mu mwaka w'1800, Rwabugiri yatanze mu mwaka w'1896. Rutarindwa arasigara ku ngoma, yategetse amezi 11, bukeye baramuhirika mu mwaka w'1890 ngira ngo na 7 umwaka ujya gushira. Hima Musinga rero, Musinga amaze kwima mu 1898 na 7 aho nibwo igihugu cyatangiye kwigomeka. Rukura haturuka mu Gisaka, cyo yaturuka i Bugesera, Basebya aturuka mu Rugezi, Rukaraturuka mu Gahunga iwabo, Ndungutse aturuka i Bugoyi. Abo bantu rero bamaze gufata igice cyigomeka. Noneho Abadage baraza mu 1898 ariko baraza bahageze, bahera ko babwira Musinga rero wiyumvikana nabo, barangije batangira kwigisha abantu bitwaga Ndugaruga, babagira abasirikare barimo ba Rwubusisi n'abandi benshi. Bahera ko mbega itorero ryose ry'indengabaganizi ryo kwa Musinga, bahereye ko bajya mu
mu gisirikare cy'Abadage, barabigisha. Nibwo rero bagiye bica Rukara, bica Basebya, Rungutse arabasiga, Rukura arabasiga, Cyoya arabasiga. Noneho igihugu rero barakigaruye, bakigaruriye nyiracyo, Musinga wa nyiracyo. Ariko Musenyeri Hirite aramubwira ati ariko rero nk'ubu nakubwira Abadage baratsinzwe baragiye, ariko igihugu cyawe kigiye gucikamo kabiri. Undi ati bite? Ati Abongereza bazagabana n'Ababiligi, umunsi bagabanye igihugu cyawe bazagicamo kabiri. Icyo n'Uburundi bati agahande kamwe k'u Burundi kazajya kuri Tanzania, n'agahande kamwe k'u Rwanda kajya kuri Tanzania, ibindi bijya kuri Kongo. None rero tabara hakiri kare. Musenyeri Hirite aramubwira ati shaka umuntu uzi Igifaransa yandike. Ntarabura baje kubona Rukeba. Rukeba rero ariya mahane yayatangiye kera, yize mu iseminari, ageze mu mwaka wa kangahe bari uwa 4 baramwirukana, kubera ko yagomeshaga abandi banyeshuri mu iseminari ntoya. Iseminari ya seminari ntoya y'i Kabgayi, habanje seminari i Kansi, abapadiri bamaze kugera mu Rwanda. Seminari nkuru bayishyira i Kabgayi, seminari nkuru bayishyira mu Nyakibanda, ivuye i Kansi bayishyiriye mu Nyakibanda. Noneho rero Musinga abonye Rukeba araza, Musenyeri Hirite niwe murangira ati hari umwana w'amahane nirukanye mu ishuri, ati witwa Francisco Rukeba. Rukeba rero kandi akaba umugaragu wa Musinga. Araza niyo bandikiye ibaruwa. Ibaruwa niyo yagiye hehe mu muryango w'Uruni yasimbuye wa mbere, kugira ngo murabuzi mwebwe abizi. Iyo baruwa rero yaragiye, Musenyeri Hirite niwe wayitwaye, ayicisha hasi ayishyira iyo ngiyo. Noneho rero Ababiligi n'Abadage Abongereza n'Ababiligi bagiye kugabana Abadage bamaze gutsindwa muri 18, nibwo batsinzwe. Nibwo rero Ababiligi n'Abongereza bari bashatse kugira ngo bahere i Bujumbura basature, cyate kimwe hirya kuri Kongo, baze batyo basature bageze mu Birunga. Nibwo rero batangura ngo bagezeyo bukeye bagiye kugabana rero ibyo bihugu by'Abadage, kuko Abongereza bagabira Namibia na Tanzania, Ababiligi babagabira u Rwanda n'u Burundi. Noneho baje kubona yabaruwa, baravuga bati se iki gihugu gifite ingoma zingana zitya, kuva kuri Gihanga kugera kuri Musinga, ingoma zenda kugera muri 30, ubuse bati yakiri ni igihugu, bituma n'u Burundi rero burokoka, ngo ntibabasatura. Ariko bari byari baraje, kuko inaha ngaha turi bari barije mu Bwongereza, abantu bafungirwaga Mwanza muri Tanzania, nibo babajyanaga bakajya kubafungirayo. Hanyuma rero baje igihugu kirongera kiragaruka, ibyo Ababiligi Abongereza baguma hakurya y'Akagera. Ubwo rero bukeye Musinga rero agumya kuba inshuti y'Abadage. Abadage bagiye bahaye n'urugaruga zirabaherekeza, barwana n'Ababiligi, barwaniye hariya ntuza Rubavu, bararwanira indugaruga zimara abasirikare b'Abanyekongo b'Ababiligi. Nuko baherekeza Abadage, barabambutsa bageza Biharamuro muri Tanzania, baragaruka. Hanyuma haje n'umuntu w'Umudage aje guhemba babaherekeje. Ariko rero buriya abazungu kwanga Abatutsi babitangiye kera, baraje bahemba Abahutu bagiye bikoreye amasanduka ngo nibo bavunitse. Za ndugaruga z'Abatutsi ntabwo zahembwe, hahembwe Abahutu bikoreye amasanduka y'Abadage. Babaye uko babagejeje Biharamuro, abandi barakomeza bagumya muri Tanzania barazerera. Hanyuma Abadage bagiye baragaruka. Noneho rero Musinga umutima uba mu Badage, we ntiyabitaga n'Abadage, yabitaga Abadaha. Bukeye rero Musinga yangana n'Ababiligi, ntiyumvikane nabo, yangana n'Abapadiri. Nibyo byaha byanazize. Aho hari indirimbo bajyaga baririmba abana ngo nta cyaha yakoze, ngo uretse Karinga ko yavunnye imirishyo, ngo ntiyishe uwera, ntiyatutse igitugu, ngo uretse Padiri nakuruye ubwanwa, kuko yifashe ibyanwa bya Padiri. Ariko iki ntikibeshyeye, cyahere ngo ni intumwa,
uwagitumye nicyagiye no kumubwira ubutumwa cyaheza agikubita urushyi. Abakoze mu bwanwa bwa Ryagizimana na Musenyeri Hirite bamushyiraga ibanga nawe arashoberwa, usanga umugabo yarakomeye. Rero Ababiligi bahereye ko baba kandi n'imiryango imaze kumwanga, abanyirarume bose bamaze kumwanga uretse Rwabutogo, Singano nibo bamuciye.